teta uretse uva ku kigo nta muntu ubizi nta nubwo babibwiye abayobozi nagira ubwoba vayo teta ntabwo umuntu akwiye guhura n'ihohoterwa ngo aceceke wabyumvise abandi banyeshuri iyo banseka kuguseka n'ubuzima bwawe wumva bihuriye teta koko nta soni iyo wumvise ikigo cya Isange One Stop Center wumva iki Umwana yabaye kwinjira atavuga kwinjira byineka saa moya n'igice umwana yasohotse saa 9 ibintu ntabwo byumvikana Chérie, GICANDA, Koga, ça va? J'ai réveillé. C'est vrai. Ok. Tu es fatigué. GICANDA, chérie de moi, s'il te plaît. Mbabarira, écoute-moi, dis. Umva chérie. Ngwino ugiye kuryama kwa Bruno. Sibyo? Ugiye ku gitanda cya Bruno turavugana. Mbanze mvugane na teta. Sawa? S'il te plaît. Wagira umufati bakuka. Ndabizi ufite iroro ariko ugenda mbanze mvugane na teta. Sibyo? Merci. Merci chérie.
kintu baruvugiye uziti. Teta. Wabaye iki? Ngiye. Wabaye iki? Ni iki wabaye? Wakoze iki se? Bakwirukanye? Ni iki se? Nicyo wabaye kurya amaso yabyimbaganye gutyo Teta. Ku buryo uza ukinjira ukanyuraho muri salo ntumbone. Mbwira kibondo n'indi. Ntabwo bakwirukanye? Oya. Urumva uje n'iki se? Na taxi na moto uje n'iki? taxi. Kawubwira. Habaye iki? Ndumva ndakumva. Ndi ku ishuri. Noneho twari tugiye gutaha nanjye nyine bari batarasa ariko twari turi hafi yo gutaha. Noneho nyine njya kuri tuwarete. Wagize rego? Oya, Ese ni iki? nagiye kuri tuwarete. Noneho urabizi yuko tuwarete z'abanyeshuri ziba zifite ububi. Wahakuye se infection? Ya. Noneho Teta mbwira. nyine mvanamo nyine t-shirt nyine nyimanika ku rugi. Uvana t-shirt uje muri toilette n'ikize? Na Na sengre. sengre nyine kubera ko ujya muri tuwarete utabivanyemo umwuka nyine wa tuwarete ukujyaho ukagenda ku ishuri mu ishuri unuka. Noneho muri ako ka mwanya ndi kuri tuwarete haza umuyaga mwinshi t-shirt yanjye iraguruka nyine iraguruka. Noneho sinzi Sigise wambaye simba nisa neza. nyine Ese izi Teta? tuwarete zacu zijyanye n'iz'abahungu. Noneho rero abana bari bari aho nibo bahise bayifata nyine abana babiri b'abahungu. Nyine ndasohoka. Muje gusohoka ndavuga ngo ameze t-shirt y'abantu kuyiba. Banze kuyiba. Utangiye kubarega se? Nari kuza kubarega bamaze kuyiba. Bagutangiriye? Aha. Bamfashe ukuntu. Bagufashe ku ngufu? Teta, bagufashe ku ngufu? Bamfashe ukuntu. Nese kuki utavugije induru wowe wacucu? Kamubaze, kuki utavugije induru? Bari kumwe ngo bazanyica. None se ubu bari kuhita Teta, banyica. ku buryo ako kanya utari kwibwiriza ngo usakuze baze baguhurure bagutabare. Iri bara none ndamenya ryambara gute ndapfuye. Teta, uzi ko hari abana baba barwaye sida? Uzi ko hari abana baba babana n'ubwandu? Urabizi? Usanze baguteye inda. Nose Teta, uretse uva ku kigo nta muntu ubizi? Nta nubwo wabibwiye abayobozi? Nagize ubwoba. Vayo. Teta, ntabwo umuntu akwiye guhura n'ihohoterwa ngo aceceke, wabyumvise? Abanyeshuri iyo banseka. Kuguseka n'ubuzima bwawe wumva bihuriye Teta? Koko nta soni? Iyo wumvise ikigo cya Isange One Stop Center wumva iki? Iryo jambo ariko bwa mbere uryumvise? Ishyano, umukobwa ungana nawe. Reka nkubaze, urahohoterwa ukagenda ugaceceka hejuru y'ubuzima bwawe?
use ni wangiritse turabwirwa ni telefone yitaye muri salo reka mpamagare umutaximene aze tujye kwa muganga daboro yego bamenye uko ubuzima bwawe buhagaze wabyumvise ukatinyuka ikintu nk'icyo ukakigumana ukananyuraho nkaho utambonye teta yego mama nari mfite ubwoba ko mugira neze ko nkwica watinya abanyeshuri hanyuma nanjye waninyemo iki ko ndi mama wawe iyo ugize ikibazo ukakigumana kirushaho kwiyagrava wabyumvise kweri umwana ungana nawe w'inkumi uratera ugatinya gutabaza hejuru ubuzima bwawe kanzane telefone uhumure nta kintu uba sibyo tugiye kujya kwa muganga sibyo hanyuma ibindi turabikurikirana abo bana se murigana ntabwo mbazi biga ku kigo nyine ariko ntabwo mbazi nta nubwo uzi ukuntu bitwa ntabwo nzi ukuntu bitwa ariko mbabonye amasura ndabona ese ubiri si ishyano mbese amasura turamenya wayafotoye turabibwirwa n'iki nazo si biga ku ishuri none se ejo natagaruka ku ishuri tuzabwirwa n'iki urabyumva ingaruka zo kudataka no gutabaza wabyumvise ingaruka zo kudatabaza ubu iyo utabaza abo bana baba bazwi wabyumvise bagakurikiranwa ejo bazafata n'abandi ejo bazafata urwo rugomo rwakabaye rucika ariko kubera ko utavuze kaze nshake telefone tujye kwa muganga umva mubwire teta reba ukuntu uvanamo iyi myenda sibyo ndaje mpamagare turebe ukuntu tuva hano Baravuga ako se kamubazi ubu mwanya wose maze mu by'ukuri tuvugishije uza abantu bamage kumbangana cyangwa ntabwo ushaka kujya kwa muganga nise ushaka kujya ubundi se iyi myenda ibi ni ibiki wambaye ibi ni byo ushaka kwambara kwera ibyo gukorana ntabwo se nkubwiye ko tugiye kujya kwa muganga mfashe imyenda iri hafi ufashe imyenda iri hafi hano bari kubasha kugera none si umwanya wose umaze wowe basi ufashe iri hafi ni sawa basi kuki utiyambuye gusange wambaye ko guteta ese uko bampaye umutaximene akambwira ko ageze hano hafi ubaraza asange duhagaze turimo dukora ubusa koko ambara gira vuba vanamo ntabwo nshaka kwiyambura ndaguseka iri prank teta ntumoroge teta ntumoroge teta urimo uraseka narababwiye ngo ibintu bya pranka mubivemo mwaranani teta wambeshyaga teta uri musima ntabwo nabyemera vanamo ipantaro ndebe ko batakuviyoye sibyo winze twazanga nari nsaze we noneho nibazaga basanga twite basanga baratese noneho mvuko noneho beza nuko noneho nyine bajya kumfata ku gufu ngo wa mugana wawe sinsakuze uwo mwana yawe nese ntabwo nurira kuriya teta ntabwo nabitekereza amaso yabyimbye gutyo ntabwo ibyo bintu nabitekereza ahubwo ngewe uranze ukuntu buri munsi ibintu bije bitangiye muri negative mpita mbona ubwo bamufashe ku ngufu bamutanyaguje umve urashatse abana ahantu hose ndaza ngumanga mu kintu paka ndeze pakuje teta umwana mubi cyane ndakwanze ukuntu gisa Ndakunda. ngo rutwete ugira yo bisa kwa masheri oya nta mamasheri uri aha ngaha ahubwo ndashonje ariko nabyaye inda ngo ugize iki ndashonje
teta reka mbwira ibintu kina nabyo kumbwira utazampagarika umutima ntuzongere kumbeshya ibi bintu teta kugeza aho mbeshya ngo bakufire kudahagaze umutima rero ntahagaze umutima se unari ufite hoya ubundi iyo uvuze ko uhagarara umutima mba nzi ko urahita witura hasi ako kanya nk'ibikubi ni Imana ibimpagaze so nk'ubu bibaye ukaje kwa ndahurutse no hasi ngo pindagiye singaru ntago byaba iyambure ngwino nje kugaburira hari n'ubwo butoki bwawe utakaravye no ndarutse umva ntusubire kunkora ubwo butoki bwawe wakabaye winjuka kandi ko mu mashoka wankoreye no kumwana ugize reka mubaze teta rero ukamva nkubwira nibyo ni prank sibyo hanyuma kuba utashyize isaha byo turabikika dute nabyo ni prank narindi hano hanze y'igipangu mazenguruka uhamagare Bruno na Yego bibabaze barabizi mwari muri kumwe se kandi babizi bazi iki bazi ko ndi hano inyuma y'igipangu witindisha ushaka nze abandi hano masaha none se teta wanjye mwana wanjye nkunda wambabarira wambabarira ibi bintu bya prank tukabireka none turabiretse teta ariko teta uzi ko wasaze ubu wabura ikindi kintu ubeshya nk'umuntu kitari ibyo bintu uribaza vyore ndapfuye ahubwo nzanasara dore stress bihera ngiye kuzaba umusazi kubera mwebwe mwirwa munesha umutwe reka mbabwire bafana bacu teta arambeshye ariko murwaye nzika nzamwishyurira mu mbeshya kenshi mwebwe muri benshi muramuntsinda igitego mumbabarire mu igitecyerezo cy'ikintu nabwira teta ku buryo nawe aka kana gato umutwe kakarira amaso agasubira akabyimba ukuntu warunsajije hanyuma icyo ni kimwe icya kabiri bantu mudukurikira muramenye mujye mwirinda ahantu hose ushobora kuba wahura na viole kandi biramutse bikubayeho désolé ariko kandi gerageza umenyesha inzego utera induru sakuza ku buryo ubona ubutabazi hakiri kare mwabyumvise murakoze cyane turabakunda mwari kumwe na The Aston Family mugane kuri GICANDA TV Show mukore subscribe murebe aka video karangire muduhe na comment nyamuneka turabakunda